anyurura babaye ankiza amakuba amaganya yanjyakira yakanyenyeri iteka y'uwigikundiro ni urutisho zose zo mw'isi. Some igitabo cyo kuva ibice 12 turahera ku murongo waho wa 11. Yes, starting from 11 verse. Ijambo ry'Imana riravuze ngo What God has said, uku abariko muzazirya. Igitabo cyo kuva ibice 12 Exodus 12 dore ku murongo wa 11 from verse 11. aravuze ngo uku abariko muzazirya. It says, in this manner you shall eat Muzazirye mukenyeye with your bed fasting, mukwesa inkweto your sandals on your feet, mwitwaje inkoni and your staff in your hand. muzazirye vuba vuba. Shall eat it in Iyo haste. niyo Pasika y'Uwiteka. It is the Lord's Kuko Passover. muri iryo joro For in that night nzanyura mu gihugu cya Egiputa pass by through the land of nica abana b'imfura bose Egypt, and will strike bo mu gihugu cya Egiputa, in the land of Egypt, imfura z'abantu both man n'uburiza bw'amatungo and beast, n'imana z'Abanyegiputa and of all the gods of Egypt. zose nzasohoza amateka I will execute. nzikireho ndi Uwiteka. I am the Lord. Ayo maraso azababera ikimenyetso When the blood shall be a sign for you ku mazu murimo. on the houses, Nanjye ubwo nzabona ayo maraso when I see the blood, nzabanyuraho, I will pass over. nta cyago kizababaho Not plague ngo will kibarimbure, destroy. ngo nzatera igihugu cya But Egiputa. I struck the land of Egypt, Kandi uwo munsi and this day uzababera urwibutso, shall be for you a memorial. uzawuziririze You shall keep it as a umunsi feast mukuru w'Uwiteka to the Lord. mu bihe byanyu Not revelation byose muzajye muwuziririza. as a state Ribe forever. itegeko You shall keep it ry'iteka ryose. as a status forever. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana Let's go to the good gospel of Jesus Christ. ibice bitatu Chapter 3. ibice bitatu na Yohana John chapter 3. umurongo wa 14 Chapter 3 verse 14. ndetse n'uwa 15. John 3:14. aravuze ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa so as the Son of kugira ngo Man, umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. whoever believes in him may have eternal life. Dusoreze muri Matayo ibice 28 Let's end in Matthew chapter 28. tunyarukije Quickly, ibice 28 bya Matayo ubutumwa bwiza. Matthew, the Gospel 29, Some duhereye ku murongo wa mbere. from verse 1. Titire y'amagambo iravuga ngo kuzuka kwa Yesu. So the text says resurrection of Jesus. Nuko ku munsi w'isabato ushize Now after the Sabbath, wa mbere w'iminsi 7 toward the down the first day, umuseke wenda gutambika, the down of the first day, Mariya Magadalena Mary Magdalene na Mariya wundi and then another Mary, bajya kureba cya gituro. they went to see the tomb. Habaho igishyitsi cyinshi And behold, there was a great ku army, marayika w'umwami Imana an angel of the Lord yari amanutse avuye mu ijuru, descended from heaven, abirindura igitare and looked back the stone, akicaraho. and sat upon it. Ishusho ye yasaga n'iy'umurabyo, His appearance was like, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. and his clothing white as Ba barinzi bamubonye and from bagira ubwoba, drowned and fear, bahinda umushyitsi, and we are drowned. basa n'abapfuye. Like Ariko marayika abwira abagore ati But the angel said to the mwebweho mwitinya,
Do not be afraid. kuko nzi yuko mushaka Yesu w'abantu. You see, Jesus was Ntari crucified. hano He is not here. kuko yazutse, For he has risen uko yavuze. as he has said. Nimuze murebe aho umwami Come see the place yararyamye. where he lay. Mugende vuba So then go quickly bwira abigishwa be and tell the yuko disciples yazutse, that he has kandi risen. azababanziriza kujya i Galilaya. And he's going before you to Galilee. Iyo niho muzamubonera. There you will see him. Dore ndabibabwiye. See, I have told Ava mu you. gituro vuba, They departed bafite from ubwoba n'ibinezaneza great joy byinshi, and great joy. birukanka bajya kubibwira abigishwa. I want to tell disciples. Mwakirereze ijambo ry'Imana. Receive the word of the Lord. Haleluya. Hallelujah. Pasika So Easter, ndifuza ko tuyiganiraho mu kanya gato. I wish to talk about first. Icya mbere, Number one. ubundi iyo bavuze Pasika, So when they say about Passover, ijambo rivuze ngo ni Passover, it means passing over. Passover, cyangwa se mu Gifaransa ni Passeoutre. In French, Passover. Mu Kinyarwanda bikavuga ngo ni ukunyuraho It is Passover cyangwa kurengaho. or going over something. Sobanura kunyuraho cyangwa kurengaho. So it means passing over. Ndagira ngo mbibutse ko Abisiraheli bizihiza Pasika bwa mbere I want to remind that the people Israel celebrated. hari mu mwaka w'igihumbi magana atanu It was in na cumi na gatatu. 500. Muraza kumva ijambo gatatu So you understand the word ko Imana nayo mu mwuzuro wayo ni ubutatu. because God's fullness is the Trinity. Haleluya. Hallelujah. Kandi Yesu yazutse ku munsi wa gatatu. Jesus was risen the third day. Kandi Yesu yamaze imyaka 30. Jesus spent Kandi Yesu yavuze ubutumwa imyaka 3. Jesus preached Ijambo gatatu rirakomeye ku bantu b'Imana. Number 3. Haleluya. Hallelujah. Ndafashijwe. I'm very blessed. Hanyuma Abisiraheli bava mu bucakara, When they come out of slavery, nibwo batangiye kwizihiza Pasika, is when they started celebrating, ariko bari batarasohoka muri Egiputa, but they had not yet come out of age. ahubwo But bari bamaze guhabwa they were given ikimenyetso cya nyuma cyo kuva muri the Egiputa. last sign to come. Nanjye nababwira ngo ngiye kugirana namwe So isezerano, I told them God to make kandi iryo sezerano ni iry'amaraso. that covenant is a blood covenant. Ariko haleluya, Hallelujah. turashimira Imana We are grateful to ko God. dufitanye nayo We isezerano, have a covenant with kandi Him. iryo sezerano ni That iry'amaraso. covenant is a blood. Haleluya. Hallelujah. Amasezerano abiri akomeye There are two powerful. Abanyarwanda bagiraga isezerano rikomeye ryitwa iry'igihango, God has had kandi icyo gihango banywananaga amaraso. that covenant was Kristo twagiranye igihango kijyanye n'amaraso, kuko twabaye abacunguwe kubw'isezerano ry'amaraso. But the promise Komere Yesu amashyi. you can give God a big hand. Ibihango bikomeye, So a powerful covenant. hari igihango cy'indahiro, There is a covenant of ariko soul. igihango gikomeye kurushaho And the most ni igihango cy'amaraso. is the covenant of blood. Yesu nashimwe. Praise be to the Lord Jesus. Muri uyu mwaka w'igihumbi magana atanu na cumi na gatatu In this year of nibwo Abisiraheli babaze umwana w'intama it is when Israel wa Pasika. the lamb for Passover. Ndagira ngo mbibutse ko I want to remind you that nyuma yaho twebwe nk'abantu b'Imana, after that we people. hano ndaza kuhagarukaho, So I'll be back on this scripture. twaje natwe guhabwa amahirwe. So we came to receive. Abanditsi n'abahanga So the authors and bavuga ko Yesu Kristo avuka they say when Jesus Christ bari bageze ku kubara they had come ku to mwaka wa 753. the 753. urumva mo ya gatatu nanone iragarutse. Ariko Yesu akivuka But when Jesus baravuze ngo ni mu birangize, they say finish. ahubwo mubare muhereye kuri rimwe. Start by one. Ndaza kubaha urugero. So I'll give you an example. Witwa Pilato, The man called Pilate, ubwe waciriye Yesu urubanza, when he was charging Jesus, amateka atwereka so ko the history shows. ayoboye So when yayoboye hagati he led between ya 23
nyuma y'ivuka rya Yesu. After the birth of Jesus Christ. Ariko amateka ya Yesu But the history of Jesus akatubwira yuko yamaze imyaka 30. shows that he spent 30 years. Ubwo yatangiye kubwiriza ubutumwa, So he started preaching. Pilato amaze imyaka 4 ayoboye. He spent 40 years on the throne. Hanyuma arayobora rero. So when he was leading, yapfuye Pilato amaze 7. so Jesus died after spending 37 years. Pasika rero The Passover ni ikintu gikomeye. is something powerful. Aha tubibona mu nyandiko y'umugabo witwa Dionysius cyangwa ni mu Roma cyangwa se mu Kigiriki. We can see this from Dionysius ni ugaragaza iyo myaka. the writings of the man called Cyo Jesus. cyakubwira n'iki kuri Pasika? What I want to show you about Nuko so it is because ayo maraso so the simple akiboneka habonetse itangazo rivuga ngo umuntu wese abaga umwana w'intama kandi uwo mwana w'intama niwe urahinduka Pasika. Nimurangiza muwurye nimufate amaraso. so take the blood. Haleluya. Hallelujah. Amaraso. So the blood, Amaraso the blood. mu isezerano rya kera The Old Testament bavuga ngo ni ezobu they call Ezop cyangwa se aizobu or Isop. cyangwa se aizobu. Turimo turajyana. So are we to Muyasige so we can speak ku ngomanizo on the doorpost z'umuryango of your doors ndetse no ku ruhamo. and to the side of your door. Harimo ikintu gikomeye. So there's something powerful. Ingomanizo z'imiryango So ni doorpost uruhande rwo hepfo n'urwa ruguru two sides by'umuryango, two sides. naho uruhamo But the ni hahandi hejuru upper part, hariya hejuru the upper aho part, tudashyikiye the upper part of niho bita mu ruhamo. that is the upper. Arababwira ngo mufate And said, ayo maraso y'umwana w'intama muyasige ku ngomanizo ndetse no ku ruhamo. and to the upper Nimumara kuyasigaho upper door. nanjye muri iryo joro nzohereza umurimo I will send it anyure mu gihugu cyose cya Egiputa, nuko aho azasanga ayo maraso azajya anyuraho. Ayo bita Pasika, aricyo bita kunyurwaho. Iyo turiho amaraso tunyurwaho. Ibyago biradusiga, amakuba aradusiga, intambara ziradusiga, ibiduhiga biratubura. Haleluya. Amaraso. Ngiye kubabwira kandi kantu gato mutari muzi. want to something you are not aware about. Mwari muzi ko Abisiraheli Do you know that the Israelites bagiraga abashuti had friends b'Abanyegiputa? who were Egyptians? Abantu ntibajya babimenya, People don't know this. ariko nakwereka imirongo myinshi I bisobanura. will show you Ku scripture. rwego hari n'ababakurikiye. To the extent people went after Abo bashuti babo rero their friends. barabagendereye, So they visited them. barababwira ngo uyu munsi He said to them, haraza kubaho igikorwa there will be cyo another kwica abana b'imfura. king fasting. Ariko twe n'Abayisiraheli We and Israel, twahawe we were given ikimenyetso cy'uburinzi. of protection. Umwisiraheli wese So every wabaga afite umwegiputa who had an wamugiriye neza, who blessed him, yamugeraga akamubwira ati nawe ubage would come to him usige gutya. and say, "This is so." Abantu benshi And the spirit is ntabwo bajya babimenya, people don't know about this, ariko birimo. but it is real. Umwisiraheli wese So every wari Israel ufite umushuti we, iyo yamubwiraga ngo nawe usige, will tell you utarabipinze the spirit had yabayeho. because that happened. Muzanabibona no hirya You will see aho yivugira ngo when they are saying Pasika yanyu your pastor, ndetse nimwinjirane muri uwo mwanya and in that sense, hazagira umuntu wivanga muri mwe God should come keretse namara gukebwa nk'amwe. apart after circumcision. Kubera icyo kiramo gukebwa So why ni circumcision? nkawo mubatizo. So that is why Abantu benshi many people ntabwo bajya bamenya impamvu y'umubatizo. never understand the reason. Umubatizo niwo winjiza umuntu mu idini So baptism ushers cyangwa se mu itorero. summon Nta muntu wakubara no one can come utarahabwa umubatizo. before you are baptized. Ukuvuga ngo n'Abisiraheli To be the Israel. wabarwaga muri bo So you are in naho uri umunyamahanga, as a church, ariko ikimenyetso simusiga nuko wabashaga gukebwa. you should be circumcised. Ariko Imana idufashe But may God twigarukire ku mwana w'intama let's wa come Pasika. out of the Lamb of the Lord. Uyu mwana w'intama wa Pasika This Lamb of Passover. Imana
ibaha amabwiriza. So God gave them instructions. Irababwira ngo And God told them, mugomba you must kurya eat wose wholly. Mugomba kurya wose. You must eat all. Ntabwo mugomba kurya igipande. You should not eat half of it. Ababwira amabwiriza. And he gave them instructions. Arababwira ngo muzawurya. And he said, we ate it murye n'amatwi, with ears, murye n'igihanga, with the form, murye n'iminwa yawo, with their lips, murye n'amazuru, with their mouth, murye n'iminono. with their tongue. Abaha kondisiyo. So they gave them instructions. Ikibazo dufite cya none, The challenges of dufite abakristo bariye umwana w'intama wa Pasika, ariko bagira ibyo batarya. But they had Hari ibintu batariye byabateye ingaruka. that brought challenges. Umuntu wese Whoever wariye umwana w'intama wa Pasika ate the lamb ariko akibagirwa kurya amatwi, forgot to eat, niyo wavuga you may speak ubutaka bukeguka, and the soil will agira ngo ni ibisanzwe. take it. Ntajya amenya ko ijuru ryamugendera, ntabwo agira amatwi yumva Imana, Ear to listen from God. kuko atariye umwana Because he had not w'intama eaten the amatwi lamb yawe. and he had not eaten Afite the ear. ikibazo So this person has cy'ibyo yariye. of what he has eaten. Kabiri, Number 2, utarariye amaso if you never eat, ntashobora cannot kumenya, kwitegereza, bamenye gutandukanya ibihe. and separate signals. Ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, wibutsa abasigaye begereye ntebe bitwaje intwaro zose, tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi wera. Iyo umuntu atariye umwana w'intama When someone has not eaten ngo arye iminwa, and eat the leaves, aba mu rusengero ariko ashinzwe kuvuga abandi. to calm the house of God, Intambara z'amagambo niwe uzisoza, is the one to go. niwe uteza urugamba mu itorero. One brings trial. Aravuga ukagira ngo bamucometseho bapfuye, One criticize. aravuga ukagira ngo ni amagambo bamuhembera mu kwezi, One speak. kubera ko ntabwo yariye umwana w'intama bawurya wose. Ariko itegeko Command. riravuga ngo Say. muwurya wose, muwurya wose, hari icyo bizakora. We'll do something. Tera haleluya. And shout hallelujah. Muwurye wose. So take it all. Ibintu byo kurya igipande cyaho ushaka, Sing things of ahandi hagasigara hategereza itorero, the ugomba kuwurya for the church. wose, You must eat wholly. wose. Whole of it. Wivuga ngo ngewe ngo nzarya ahangaha. So don't say Hari naho ugomba kujya kugira ngo utabe ikibazo mu bandi. there is a part must eat not because Hari naho ugomba kujya kugira ngo nawe utungane. part must eat to be clean. Hari naho ugomba kujya kugira ngo uneshe ibinesha abandi. There is a part must eat overcome. Ariko tera haleluya. You can shout hallelujah. Ugomba kurya You must wose. take whole. Uzi umuntu waje mu itorero You know someone who akarya umwana w'intama ntarya iminono, has eaten the lamb, have not eaten agira ibintu bibiri bikomeye. He has two. Ivugabutumwa rye riba riciriritse, His evangelism is ntabwo agira well. ishyaka He's ry'ivugabutumwa, not zealous ntabwo for ajya it. babazwa n'ibitagenda mu murimo, kuko ntabwo yariye Because he iminono. has not eaten the Kuba truth. ivugabutumwa rigenda rikanagenda, The evangelism ntacyo is bimubwiye. He's not. Ntugire icyo umubwira, ibyapfuye n'ibimeze neza ntacyo bimubwiye. Birabuze ngo nubwo yariye umwana w'intama, birabuze ngo nubwo yegera igaburo rye, birabuze ngo hari igice atigeze yakira. Ugomba kurya You wose. must take it. Celebore tadera hasia. Lord to Ezi kafaya de kato de be. Yes, Lord. Sheredra sifa. Lord to the Lord. Ugomba kurya. You must take it all. Uzi utarariye umwana w'intama ngo arye
iminono y'amaboko. You know the one who has not eaten ashobora kwitangira umurimo. the arms of the lamb. That muhabitana kayarya yose ntago yatanga icyacu. Committed for the ministry. You take me home. icyo abonye cyose acira mu gifu. Whatever comes, it's up. akubwira yuko iyo yateranye biba bihagije. You can't reject enough for him. iyo bavuze ngo abantu babashuka barya amaturo nabaterera hejuru kandi abizi ko atajya natura. When they say pastors take tithes, bamubwiye bati ngwino dukore valuation tureba yatura. when they call yazahirwa kandi abizi ko nari igihumbi cye kiri. about the offering, he would kubera icyo amaboko ye yihutira ku by'abandi. ariko amaboko ye ntafungukiye gukora. ariko wariye umwana w'intama akarya amaboko yakorera Imana. Yosuwa yavuze ngo iki? yavuze ngo ahari mwabireka mukareka gukorera Imana ariko rero inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. tera haleluya. iyo wariye umwana w'intama wa Pasika ukamurya wese wibuka ko icyo wabonye you remember what you have received. ugihawe kubera Kristo. You have received just for nawe uzirikana neza y'Imana ukabwira Imana ngo ntabwo nagucura Mana. Imana ntabwo irya ikorera mu bakozi bayo. You can shout hallelujah. wumva ibintu byawe habonekamo shares z'Imana. You think that God will come share with you. uba wumva ibintu byawe habonekamo imigabane y'ijuru. You think that you need heaven share the possession. icyo ubonye wumva Imana yakigiramo uruhare. ati nanjye reka ngureho Mana. reka ngurire abakozi b'Imana amaso. reka ngire icyo nkora ku murimo w'Imana. haleluya 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 haleluya. umuntu wariye umwana w'intama w'Imana ntashobora kuza mu nzu y'Imana empty hand. No. It doesn't possible. No way. Ntabwo bishoboka. It is not possible. abarizi ko ibyo afite byose abihabwa n'Imana. kubera yuko Imana hari ahantu yakora ubuzima bwawe bukaba pararize. uvuga icyongereza n'igifaransa hari aho yakora bikazima. turashimira Imana itubeshaho. haleluya. iminota iragiye. Minutes running out. turashoje. So we are winding up. Glory to Jesus. yageze muri Matayo. So come to Matthew. avuga ngo Mariya Magadalena Mary Magdalene. na Mariya wundi kubera urukundo bakunda umwami wabo ngo bazindutse kare bafite ihumura neza bagiye gusiga umurambo wa Yesu. The body of Jesus. Umvisha bamenye gukorera Imana. Listen, people understand to serve God. basize n'umurambo. They want to oil the body that will not benefit anything. ko wanga kumusiga akiriho So akomeye. why don't you oil him alive? Why do you fail to oil him alive? Will you oil him when he's dead? So they oil him. ngo bazindutse They wake up atobe edigiri vice boza Lord kita. Jesus. ubagezeyo When they reach there, basanga they get to see habaye ibintu bikomeye. something powerful. icyambere Number one, habaye igishitsi there were earthquakes. kunyeganyeza ibyari bihari. ni ijambo rivuze ngo iyo Yesu azukiye muri twe azukira kunyeganyeza ibyari byarafashe ijambo ajya anyeganyeza ibintu bikanyeganyega n'amateka agahinduka. umwigisha atera haleluya. kabiri ngo abirindura igitare. Number two, he wrote down a stone and sat upon it. And the angel of the Lord out the stone and he sat upon ni ijambo rikomeye rivuga ngo Yesu uyu munsi akora ikintu gishyashya cyo kubirindura ibyari byaragutsikamiye kuri uku kuzuka kwe azukire muri wowe kuri uyu wa mbere w'iminsi irindwi ushushanya kuzuka kwe azukire muri wowe agira ibintu yicarira agira ibintu abirindura afata ijambo ryagufasha ijambo ategeke mubwire Yesu ategeke unyikirize mubwire
atawale, atawale, ambie Yesu atawale, atawale, Yesu atawale, Yesu ambie Yesu atawale, hayo maraso yawe tunayashimira, ayo maraso we, ayo maraso yawe anawe turayashimira, 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 amaraso turayashimira, yashize neza turayashimira, turiho kubwayo turayashimira, shitasa turayashimira, amaraso turayashimira, we relaze gato turayashimira, 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 turayashimira. Arababwira ngo, and he told him, noneho rero mwebweho ndabizi, so I know about you, ikibagenza ndakizi, I know why you ugushaka Yesu, you are looking for Jesus. arabegera, He came closer to them, arababwira ngo mwebwe he told him, you nimukire ubwoba, nubwo abandi bagize ubwoba as others bakamera nk'abapfuye, ariko mwebweho twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka, twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka, ibyo turwara nkabo, icyo tubarusha warasezeranijwe, dufite we have a promise. ni kugira ubwoba. Iyo ufite ayo maraso ntabwo ugira ubwoba, imiyaga n'ibiraro biraza bigasanga urakomeye, ibitera abantu ubwoba. Yesu arakudagira, Yesu arakudagira, Yesu arakudagira. Haleluya, You can shout hallelujah. ntimugire ubwoba, mwaje gushaka Yesu wabawe, You come to seek none Jesus, ntari hano and he's not ahubwo here, yazutse. but he's in risen. Aba bagore So there is, kabavugaho amasegonda let us zose. speak for seconds and close. Icya mbere Number one, ngo bamugezeho, so they came to him. bamubona bagisohoka muri icyo gituro, They came out of the ngo babonye umugabo uri kureba mu gashyamba yabateye They saw umugongo, a man areba that was turned their back to the other side. ndaza kugira umwanya wo I kubivugaho. will have time to speak. Noneho ngo ako kanya And that time, ngo batangira kumubwira ngo ni kuwa mugabo we, say, you man, ngo ntabwo waba wabonye when you see umuntu wimuye umwami a wacu, man who shifted our tubwire aho bamujanye natwe tugende tujye kumukurayo tumugarure. Bari batarumva ukuntu yazutse mu minsi itatu, ariko Yesu yari yarabivuze, tumuhereze icyubahiro. let's give him glory. Ijambo rikomeye, ako kanya Yesu ngo arahindukira ahamagara Mariya mu izina rye, aramubwira ngo Mariya, Mariya bamwitaba mu rurimi rw'iwabo rw'Unyarameya, aramubwira ngo Rabuni, Rabuni bisobanuye ngo mwami wanjye, bamwikubita imbere arapfukama, agipfukama yegera aramubwira ngo hoya ninkoraho ntabwo nyikorwaho, ntabwo yindi mubiri. Abizera tuzahabwa undi mubiri, abizera tuzasa na Yesu, abizera kugira ubudahangarwa, tukiri inahangaha dufata mpiri ibitekerezo bihishwa, tukiri inahangaha tugira imbaraga zo gutegeka abazimu n'abadayimoni, tukiri inaha yatuvumburiyeho. Nacyo tuzabiganira kuri Pentecote. We talk about Pentecost. Uyu ni umunsi mvuga ngo Pentecote yo nyumva 100% I understand about Pentecost. Mana we, ariko uziko
twakijijwe n'amaraso. You think that we are saved by the blood. Twakijijwe n'amaraso. Ijambo rimwe ririmo n'amagambo abiri cyangwa dusengeremo. Two words just for prayer. Ijambo rya mbere. Number one. Uyu munsi wa none. So today. Ibintu byari bigutegereje. So what was waiting for? Bikunyureho. Let them pass over you just for the itegeko ryari rikuri hejuru. Bikunyureho. Kubera amaraso. Just for the blood. Ijambo gira ngo dusengeremo. Another word for prayer. Intego yari igambiriwe muri Egiputa. Purpose in Egypt. Kwari ukwica abana b'imfura bose. Kwari ukwica imfura zose. Kill all the firstborns. Look here. Nukuvuga ngo niba wowe uri umwana w'imfura iwanyu. Which means if you are the firstborn in your home. No, reka mbivuge mu buryo bwumvikana. Kuvuga ngo niba hari umuntu w'umunyegiputa w'imfura. Ariko nawe yarakuze agashaka. Firstborn who was married. Nukuvuga ngo yarapfaga. This person would die. N'imfura ye nayo igapfa. And this firstborn icyitwa imfura cyose kiva kuba kigihumeka cyitwa imfura. Firstborn cyarapfaga. Could be dead. Muzaniye message. Muzaniye message. Kubera itegeko ry'amaraso. Kubera itegeko ryo gucungurwa. Natuye muri ubu butware. Mubwirira ijambo ngo ibintu byigize imfura zo kukurwanya, zo kukunaniza, byose bipfe. Byose bipfe. Tera haleluya. Shout hallelujah. Ibyari imfura. So white people were firstborns. Buri yari ibintu bikora kukurwanya. Ariko ari nka number 3. But they are number 3. Cyangwa ari nka number 4. They are like number 4. Cyangwa ari number 2. They are like number 2. Burya rero bitinyurwa na number 1. So aribyo byigize imfura. Ni ngewe umuzi, ni ngewe uzi ubukene bwe, ni ngewe uzi intambara ze. Bene ibyo bintu biba bizi password zawe. Nibyo bigufataho ijambo. Ariko nanjye mu budahangarwa nahawe n'Imana. Nari ndimo mubwira ngo ibyo byigize imfura mu buzima bwawe kugira ngo ukubwe nabi, kugira ngo urebe, kugira ngo utaba nibipfe mu izina rya Yesu. Aguruka dusenga. Bwira Imana ngo ndashaka ko umwana w'intama agira umumaro muri jewe. Amaboko yanjye agakorera Imana, ibirenge byanjye bigakorera Imana, amatwi yanjye akumva Imana, umunwa wanjye ukavuga ibikwiriye, amaboko yanjye akajya aseriva. Sinzagucura Mana. Muzamure ibiganza, ibyo mvuze mujye mubisubiramo. Sinzagucura, sinzakora uko mbonye, sinzitwara nk'abandi, nzagendera mu isezerano ryo gucungurwa kwawe. Ubabarire cyane aho nagiye nyiranirwa, nahawe gucungurwa bikomeye, kandi ingingo zose zanjye zigomba kugukorera ibyo ntuze. Nanjye ubwanjye turabawe. Niyo mpamvu none winginze Uwiteka, girira neza, girira ibambe, yejesha amaraso, ngwino ntunganye, ngwino uboneze, ntandukanye n'intege nke, icyatuma agatsindwa umurimo wawe simukore neza. Ndatura uyu munsi, ndihana uyu munsi, ndatera intambwe, ndahamagara umwuka wawe kugira ngo atsindire. Amaraso yawe yakoze ibintu bikomeye mu buzima bwanjye. N'uyu munsi wa none yongera akora ibikomeye, yongera akora ibikomeye, yongera akora ibikomeye, yongera akora ibikomeye. Ndagusaba kubohoka aho Satani yambushye, aho nakiraniwe hose ubohore kubw'ayo maraso, kubw'ayo maraso, kubw'ayo maraso, kubw'ayo maraso, kubw'ayo maraso, kubw'ayo maraso. Kandi Yesu urakoze. Uyu munsi imuka tujye kubwira Imana ngo ibyari imfura biturwanya bipfe. Imfura zikurwanya zipfe, ibyigize imfura bipfe, ibintu byari birwanya ubuzima bwawe bipfe, ibyari byarafashe ijambo ku buzima bwawe bipfe, dayimoni wakuhigaga apfe, itangazo rye rirangire. Uyu munsi Imana igukorera agashya, Imana itungura ababisha bawe isezerano ry'amaraso, Imana itungura ababisha bawe kubwo gusenga kwa none, Imana itungura abanzi bawe kubwo iyi tariki ya none. Yesu azukire muri wowe, Yesu azukire muri wowe. Senga, senga mwami Yesu, mu izina rya Yesu. Mwuka wawe wera nakora imirimo n'ibitangaza, narwanane natwe, nakureho ibidasobanutse, ibyari byarabaye imfura mu kuturwanya, ibyari imfura mu kunaniza, ibyari imfura mu kunsubiza inyuma, ibyari imfura mu kunsenya, ibyari imfura mu kunyagura ubuzima, ibyari imfura mu kunaniza, byose ndabinanije mu izina rya Yesu. Amaraso
amaraso yawe nabonekeho antandukanye n'ibidafite umumaro. Amaraso yawe amere pasika guhera none. Nakire pasika, nakire pasika, nyurweho n'ibyari bimfiteho ijambo, nambukweho n'ibyampigaga, nambukweho n'imigambi ya Satani yo kongera kumbona. Ingabo z'umwijima n'ibitero byazo nibifata ubusa guhera none n'izina rya Yesu. Urakoze kuba gusenga, urakoze kubanye natwe, ubwawe ni buganze byose utegeke bikumvire. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Mana tuyikomera amashyi, Mana tuyikomera amashyi. Amagare umushumba wacu, umushumba, God bless you. Bless you.